Reka nongere mbaye ikaze abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Dutangiye rwose inkuru yacu y'umukobwa rwose wari umukene. Dutangiye rwose tubona bari ku ishuri. Inkuru yacu yitwa After School. Nyuma y'ishuri, nyuma yo kurangiza ishuri. Ese byaje gutangira gute, bikomeza gute? Dutangiriye ku ishuri rwose tubona mwarimu ari imbere ari kubigisha, niko kubabaza ngo ubushize twize irihe somo? Twize irihe somo? Yarebye mu banyeshuri arangije abaza umwe ngo twize irihe somo, maze umunyeshuri amubwira ngo twize ubumenyi bw'isi, twiga amateka, udusobanurira ukuntu byari bimeze. Umuhungu bamukomeye amashyi rwose, bamukomeye amashyi. Mwarimu arangije arababwira ngo ntabatindiye rero, reka uyu munsi twige isomo rishyashya, reka twige isomo rishyashya. Maze umuhungu nawe yahise abaza mwarimu, ese ni gute umuntu yagendera ku mateka kugira ngo abashe gukomeza kwiyubaka no kumenya byinshi? Mwarimu yahise amubwira ngo ndaza gusobanurira, reka dukomeze n'isomo ry'uyu munsi, ndizera ko muraza kurikunda. Tuvuye ku ishuri turabona rwose wa mukobwa, turabona umukobwa yaratashye, urabona rwose aba ari kwifata neza, ari kurya. Mama wiwe yaje kuhaca, arangije araza areba ibiryo umukobwa ari kurya. Niko kumwitegereza, ibi ni ibiki uri kurya? Urarya ibiryo bimeze gutya koko mwana wanjye? Ninde yakubwiye ngo urye ibiryo bimeze gutya, bisa nabi, bitateguwe neza, ibintu byuzuyemo amavuta? Yahise ahamagara umukozi. Umukozi rwose yaje yiruka, urabona ko yari ari mu gikoni. Arangije aramubaza, ibi ni ibiki wateguriye umwana wanjye koko? Uri kugira ngo uzamwicishe amavuta? Nta n'isoni ufite? Ni ukuri mumbabarire, ntago nari mbizi neza rwose, ntago nari nzi ko ibi ari ikibazo, mumbabarire. Yakomeje kumutonganya, aramutonganya, ariko umukozi yamusabye imbabazi rwose, amubwira ko bitazasubira. Maze uyu mukobwa nawe byari byamucanze rwose, kuko ntago, urabona nyina ahise abifata rwose, abikuramo biriya by'amavuta. Arangije abihereza umukozi ngo nabijyana ajye kubijugunya. Umukobwa ariko we yari yabyishimiye, urabona ko yari afite apeti. Nyina amusigiye rwose, urabona ko we yamusigiye icyayi, amusigira n'umugati. Arangije aca aragenda. Umukobwa nawe ntabyumva, kuko we nibyo yishakiraga kwirira, ariko nta kundi yari kubigenza. Yahisemo gutuza, aricecekera. Yahise ahaguruka rwose agenda arira, urabona ko bitamushimishije. Ku rundi ruhande turabona rwose abana b'abakire baba baza mu modoka, n'abakene nabo baba baza n'amaguru. Urabona ni wa mukobwa rwose uba uje ku ishuri, urabona ko atambuka nk'abakire rwose. Arangije ahise ahamagara uyu munyeshuri mugenzi wiwe, bimeze bite? Ni sawa, twakomezanya tukagenda? Ariko umuhungu ahise amubwira ngo oya, ndi kumwe n'abashuti banjye, ngwino, nibo turi kumwe rwose, nibo nateganyije kujyana nabo. Umukobwa rwose hari ukuntu yiyumvamo uyu muhungu, ariko nta kundi yari kubigenza, yari yicecekeye rwose, aryumaho. Turabona rwose mu rugo
wa mukozi afite umwana w'umukobwa rwose, maze uyu mwana w'umukobwa yari yatsinze rwose, bamwohereza kujya kwiga ahantu, maze aho bamwohereje kujya kwiga ni naho umukobwa w'uyu mugore bosi wabo yiga. Niko urabona rwose umukobwa w'uyu mugore yahise aza, arangije aramubwira ngo urabona mugenzi wawe yaratsinze rwose kandi byanshimishije, bakaba bamuhinduriye n'ikigo rwose, agomba kuzaza kwiga aho wiga, mukazajya mwiga mu ishuri rimwe. Aho rwose yamurebye ikijisho, arangije acaho ajya, yaciyeho rwose yigira mu cyumba asa nkaho bitamureba. Ubu bakomeje gushimira uyu mukobwa rwose, urabona ko afite umuco, ikintu cyose umubwiye arapfukama rwose akagushimira. Mabuja nawe yarababwiye ngo rwose ngaho genda kandi nzabafasha rwose. Hano ko byari ibirori gusa byabashimishije. Mabuja nawe urabona ko yibereye muri laptop rwose ari kwirebera ibintu. Wa mukobwa we ariko ntabwo byamushimishije kuko yagiye mu cyumba atangira kwibaza ibibazo byinshi. Akibazaho byinshi, urabona rwose umwana wo mu bakire mu cyumba aba afitemo ibintu byose. Yagiye kuri piyano atangira kwicurangira rwose kugira ngo abe yagabanya ibibazo yari afite. Urabona rwose ari gucuranga anaririmba. Ntago nabumvise iyi ndirimbo kuko ntago biba byemewe kuba, nawe urabizi nyine. Mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu z'urukundo za buri munsi tugenda tubagezaho. Njye mukomeje kubana ni Birasa Official. Turabona rwose umukobwa afite agahinda rwose, no gucuranga biri kumunanira kuko urabona ko mu maso yiwe harijimye, afite ikibazo. Tukiri aho turabona ku ishuri rwose, uriya mukobwa wo mu bakire yahamagaye uriya muhungu amubwira ngo nari ndi kugushaka, nagira ngo usuhuze. Yakomeje rwose kugerageza kuba yagumana n'uyu musore, ariko umuhungu aramubwira ngo oya, ndi hariya ndi gukina. Urabona ko turi gukina ntago byakunda rwose. Buriya wenda turaza kuvugana nimara gukina. Umukobwa aramubwiye ngo reka ngende. Turabona rwose umukobwa yahise agenda yegera bagenzi be ajya kubabwira uko byari bimeze. Yatangiye kubiyemera rwose ababwira ko umuhungu rwose yamufatishije, amukunda birenze urugero. Turabona rwose bari mu ishuri, nubwo bari bamaze kwiga bagisohoka. Uriya mukobwa asigara yicaye ku ntebe, ariko uyu muhungu yaramubwiye ngo haguruka tugende, amasomo yarangiye, haguruka tugende. Urabona rwose ko nawe afite ukuntu akunda uyu muhungu nubwo atajya avuga. Turabona mama yari ari mu gikoni ari guteka. Umwana we yaje avuye ku ishuri rwose asanga mama ni nk'aho ari umugongo wari umuriye rwose. Ari kugenda rwose ameze nabi, ntabwo tuzi ukuntu bigenze, ariko mukurikire muraza kumenya uko byagenze. Umwana we yaramubwiye ngo icara,
maze aramubaza ngo bigenze gute mama, ko mbona uhindutse, bigenze gute? Mama aramubwira ngo nta kibazo ndaza kumera neza. Hano rwose umwana wiwe aba muri hafi igihe cyose. Mama humura rwose, ndabizi uraza kumera neza kandi ntugire ikibazo. Bakomeje kuganira rwose, ubona ko mama afite rwa rukundo rwose rw'umubyeyi. Urukundo rw'umubyeyi ku mwana ntirujya rwiburira rwose. Urabona ko yakomeje kumucyaha amubwira ngo ujye wiga rwose, ushyireho umwete, kuko hano ntabwo ari iwacu, ntuzarangare. Mabuja wabo yaraje asanga bari kuganira. Hari ikihe kibazo ko mbona muri kuganira gutyo? Bagerageje kumubeshya ko nta kibazo gihari, ariko yari yabibonye rwose ko hari ikibazo. Niko umwana yaje kumubwira ko nta kibazo gihari rwose, kandi ko mama ameze neza. Nta kibazo gihari, kandi mbona rwose ko usa nkaho utishimye. Nta kibazo gihari rwose, ni ko mbona wari uri kurira, byagenze gute? Mama ntago nari ndi kurira, nuko ntari nishimye nyine, ariko nta kibazo gihari. Mama yakomeje abwira umwana we rwose, wari urikoze ubu ko kumvaga atari ikibazo? Mama wiwe yakomeje gutaka umugongo, ariko umwana we yakomeje kumuba hafi rwose. Atangira gukora ibyo yakoraga, guteka, gutunganya nyine, kugira ngo babashe kubona amafunguro yo baza kurya. Turabona rwose imodoka yari ije igeze ku gipangu. Umusekirite yagiye kuyifungurira, naho ni wa mwana rwose, wa mukobwa wo mu bakire wari utashye. Urabona ko uyu mugenzi we niwe waje kumwakira rwose, amubwira ngo urakaza neza my sister. Urabona rwose uyu mukobwa nta rukundo agira, yamutereye igikapu. Urabona ko umukobwa rwose byaramubabaje, ariko nta kundi yari kubigenza, kuko hano ntabwo ari iwabo. Turabona muri salo rwose mama uriya mukobwa ari kumwe n'umugabo wiwe, nako bakundana rwose. Uriya mukobwa wabo yabaciyeho rwose agenda, ariko uyu mwana wundi yaraje arabasuhuza. Mwiriwe neza ababyeyi? Genda ubwire uriya mukobwa agaruke hano tuvugishe. Urabona rwose baguye mu kantu bakibona rwose uyu mukobwa wabo ukuntu aje abacaho nta no kuvuga, basigara bibaza byinshi. Ese byaje kugenda gute? Mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu nkuru zacu tugenda tubagezaho buri munsi. Umukobwa wacu yaraje yinjira mu nzu, yigira mu cyumba cyiwe, arangije afata imyenda yose ngo arayipanga kugira ngo uyu mukobwa rwose ajye kuyimumesera.
yatangiye kuha amategeko uyu mukobwa rwose amubwira ngo genda uyimese yose, ko mbone iyi myenda nari nayimeshe, warayimeshe gute kandi utarayikesheje? Urabona imyanda ifite? Ariko uribuka ko hano atari iwanyu? Ndabizi ko atari iwacu, ariko wabaye ute koko? wazajya yakubise urugi rwose aramukingirana. Umukobwa wacu rwose yafashe iriya myenda gake gake rwose, urabona ko bitamushimishije, ariko nta kundi yari kubigenza. Yarifashe ngo ajye kuyimesa ayisubiremo kugira ngo amahoro aboneke. Umwana wacu rwose urabona ko yarababaye, baramubabaza, ariko nta kundi yabigenza. Nibwo buzima, ni iyi si turimo, habaho kwishima hakabaho no kubabara. Tugarutse hariya ku ishuri, urabona ko uriya muhungu rwose yari yibereye mu masomo, yari gusubira mu masomo rwose. Urabona rwose ari kumwe na mama wiwe. Mama we ari kumubwira ngo mwana wanjye wazajya uruhuka rwose, kuba uba wasomye, ntuba wananiwe koko. Ariko umwana aramubwiye ngo mama, ndi kwitegura ikizami, ngomba rwose kwiga kugira ngo nzatsinde neza. Hano rwose umuhungu yakomeje gusoma, ashyizeho umwete rwose kugira ngo azatsinde neza. Yaje kubona agafoto rwose, urabona ko yagakunze, agashyiraho akareba buri kanya. Tutabatindiye, reka tujye ku rundi ruhande. Turabona rwose mama w'uyu mukobwa, urabona ko yari afite ibibazo bisa nkaho byamushobeye. Bari kuganira, maze asaba ko bamuhindurira ishuri, akaba yajya kwiga hamwe n'uriya mukobwa rwose. Uyu mugabo nawe nta gutinzamo rwose yarabyemeye. Rwose, arangije arababwira ngo nta kibazo rwose, namujyana rwose akajya kwiga aho abona yisanzuye, aho ashaka rwose. Umwana we akimara kumva rwose ko azajya kwiga ku kigo cyiza cy'umwana w'uyu mukire yiga, byaramushimishije rwose. Urabona rwose bashimiye uyu mupapa, urabona rwose ko uyu papa ni umuntu mwiza. Umugore we niwe kibazo. Turabona rwose bari ku meza, rwose, urabona ko bari kurya akaji kari aho ngaho. Ariko mu bigaragara uyu mukobwa w'umukire rwose ntago yabyishimiye rwose. Bari kuganira nk'umuryango rwose. Ababyeyi bo nta kibazo baba bifitiye, ariko umwana wabo, ndakubwiye ngo umwana wabo ni ikibazo rwose. Turabona rwose nubwo bagerageza kuganira, bamubwiye ko uyu mukobwa agiye
kugenda bakajya kwiga ahantu hamwe mu ishuri rimwe. Njye nigana n'uyu nguyu ko bigenze gute? Ikibazo kiri hehe? Umukobwa rwose yahise ahaguruka n'umujinya ahirika uyu mugenzi we, niko kugenda mu cyumba cyiwe. Umwana wacu rwose barabona ko nta kibazo aba yifitiye, yakomeje kumvira ababyeyi. Urabona rwose ni umwana warezwe ufite umuco. Bakimara gufata amafunguro, niko gufata ifunguro arishyira wa mukobwa mu cyumba aho yari yagiye. Turabona rwose umwana yaje akomanga, yakomeje gukomanga rwose amubwira ko yaramuzaniye amafunguro. Akimara gukomanga, oya nawe yarasohotse. Agisohoka yaramumaje ngo ugiye kuza twige mu ishuri rimwe? Mu ishuri rimwe? Nta n'isoni ufite? Turabona rwose yakomeje kumutonganya. Akimara kumutonganya, byaje kugenda gute? Yaramubwiye ngo nta biryo byawe nshaka. Mwana rwose urabona ko byaramushobeye, afata biriya biryo niko kubisubizayo rwose. Yasubiye yarira rwose. Urabona ko ntabwo byamushimishije rwose. Ese ari wowe uba muri ubu buzima wabyitwaramo gute koko? Mbibutsa gukurikira igice cya kabiri, turaza kubagezaho mu masaha ari imbere. Igice cya kabiri rwose kiraba kiryoshye kimeze neza, ntimuze gukikwa kandi ngira ngo muraba muhari muri benshi. Wibuka gukanda subscribe kugira ngo tuze gukomeza kubana mu nkuru yacu iraza kuza.